ntabwo nararibonye uragira rwose bwatuma baguha akazi nka kariya. iyo bayita experience. ndagenda nkiruhukira firi. ariko nanone ntabwo bagiye mu kazi k'imbaraga nk'ako mba ndimo. mbese kuva hamcuraganye muri ibyo byose nkagenda nkirwa mpagaze imbere y'abanyeshuri mvuga nkageza ku mugoroba, urarebye usanga nta kazi karimo. ariko busho nk'Imana ikagira itya iti nimwakire abahungu banjye isoko ndaribahaye. Sahise wabigenza ute ko? ariko ubwo imisara n'isoko ryose urumva ukuntu ingana busho. niyo mpamvu nyine natwe tugomba gutegura neza iyi dosiye ku buryo nibayisoma bazahita bavuga bati aba nibo twagaha rwose nta wundi. maze nkumva barampamagaye bati aro ntiye bati ese niwe Stefano nanjye nti njyewe mwene rwaje kare. bati ngwino sinya amasezerano ni wowe watsindiye isoko ryo kubaka imisarani y'isoko ryose. kimwe nuko ari igihe bazahamagara kuko ari igihe uzaba wanditse nyine kuri dosiye nk'umutekinisiye mukuru. tonde busho utaza kwica akazi. wese urumva twakwandikaho nk'umutekinisiye mukuru gute busho? none se twakora dosiye itagaragaza neza uzaba ashinzwe ibintu se ntuzaba amwunganije n'abo bazakoresha. nyine ibyo byose turabishyiraho ariko ninjye ugomba kujyaho nk'umufundi mukuru. wowe Stefano? Jewe nyine none se urugero ngo dushyireho wowe? Dayari vraiment kamera nijye ugomba kujyaho rwose nk'umuntu wize. kora igifaransa aho ngaho n'ayo mashuri yawe yajyane ku ruhande. ariko se ndayajyana ku ruhande gute kandi nyafite? uyafite se amaziki imbere y'umufundi nkanjye ufite experience y'imyaka irenga 20 n'ingahe yose. ntibaze kutazi no kubivuga vraiment. iyo bayita experience ariko nta kimaze nyine igihe udafite amashuri ahagije. none se Stefano mbwiza ukuri urumva uzatinyuka ukandikaho ngo nize amashuri 6 abanza ngaho mbwira? none se urumva uzandikaho kuvuye kubyiga ejo bundi nta n'imyaka ingahe irashira ukora aka kazi hanyuma bakakwizera nk'umuntu uzi kubaka? umvara mubwire sha Stefano, iyo wize uba warize kandi iyo urenje nyira abantu bose baba bakuzi. wowe wigira ikibazo bazakaduha kandi tuzagakora. usho ntabwo nararibonye uragira rwose bwatuma baguha akazi nka kariya. byabare sha Stefano, ubu se maze imyaka ingahe nubaka kariya kazi tuzagakora ndetse tuzajya tukubamurikira ibyo dukora bito dufata n'amasoko yo muri za minisiteri bitewe n'ukuntu rwose tuzaba twabakoreye neza. ubu se aka gashati niko kagukerereza koko? uvuga uti niko kansibya ko gukererwa byo byamaze kuba byarangiye. wowe ntunareba iyi base yose imeshe muri iki gitondo koko? n'ubundi rero ishati imwe siyo yari kukubuza kujya mu kazi. yishyiraho nzayimesa ubutaha. ahubwo se ko mbona usa n'uwigendeye. urabona se amasaha y'abakiriya ba mu gitondo atageze? none se ubwo ugiye ukoze iki firi? uragira ngo iki se kubona amasaha yagiye? cyangwa ntuzi ko ntageze ku kazi kare ngo nteke icyayi n'igikoma aya mu gitondo nyahomba? ndabyumva ariko nanone ntabwo wava hano nta kantu na kamwe ukoze. byibura teka n'ibiryo by'abana. ubwo se urumva najya mu rugo guteka nkazava ahangaha hari yari budensera? none se si ibyo twiyemeje firi? ntitwumvikanye ko tuzajya tugenda dukoza imirimo imwe n'imwe kugira ngo tworohereze Kantenga usigarana abana? none se mu byo twumvikanye harimo ko nzajya ngenda ntetse? ariko nibyo twavuganye ntabyo wakoze. ubu se ko wari wemeye ko uzajya ugenda usukuye toilette ukoze no mu biraro by'amatungo wabikoze? ariko reka nkubaze budensiya. ndakumva. ubu nabyuka nkajya gukora toilette nkasukura ibiraro by'ibihene ubundi nkajya mu kazi koko? ko njyewe umaze kumesa nkaba ngiye gutegura iby'abana basigara barya, ubu tuvuge ko nta kazi njyamo? ariko we ntabwo uri nkanjye, iyo hageze uriruhukira mu gihe ngewe ngera ku kazi nkateka ibyo mpa abakiriya urumva nkajya kurangura ibindi kandi n'isuku y'ahangaha nkorera rwose bindeba. ngo ndagenda nkiruhukira firi? ariko nanone ntabwo bagiye mu kazi k'imbaraga nk'ako mba ndimo. mbese kuva hamcuraganye muri ibyo byose nkagenda nkirwa mpagaze imbere y'abanyeshuri mvuga nkageza ku mugoroba, urarebye usanga nta kazi karimo. budensiya nakubwiye ngo simpakana ko utagenda ngo ukore, ariko ntabwo ibyo ukora ari kimwe n'ibyo nkora, si uko nakubwiye. ubwo bivuze ko we ntacyo uzajya ukora mu gitondo nk'uko twari twabyemeranijwe? twabyemeranyije ntazi ko bivunanye bene ako kageni rero. ubu se urabona nutamfasha ibi nabikora njyenyine nkabishobora?
ni jyewe ushoboye uvunanye mbese. oya ujye ukora ibyo ushoboye bikunaniye ubirekere wikende ujye ubikora utagiye kwigisha. ariko Stefa bariya bahungu ntibari barangiza kunoza iriya sima koko ngo gutangire twubaka ko umugize wa kare. reka iriya sima ndabona itari yanoga neza busho. ariko sitanoga ni bariya bahungu kuko uriya bagize vuba. enda ahubwo hano busho bwene nkubaze izi nibikize yampaye se burya bitwaje amandazi Stefa. yapfunyitse. reka turige njya numva bavuga ngo amandazi afata mu nda. enda nabakira dorere ndiko akira urashaka biri ubwo ngubwo ari wowe. reka mfite amandazi 3 ndarya 2 wowe urarya 1. nawe urya inka nyirayo nyine nawe urabizi. ibyo ndabizi. ahubwo se ubwo ibyo ukoze n'ibiki Stefa? uragahize ngo nguhaye 1. okay basi reka mpasuremo iringirimo 2 ufata agapande kamwe nanjye mfata kandi. noneho ubwo nyine ubwo urarya irindazi 1 n'igice nanjye ndarya irindazi 1 n'igice. mva rakubwira Stefa ntayo nyiriye kandi rwose nawe ntukwiye kuyarya. kwiki? ako sibwo nasoni koko kubera ikize? sibwo rukiva ku musarani Stefa. kumbe ku musarani se bigutwaye iki? kabene ntwaye iki? harwa kandi intoki koko. ariko ubwo urabona umuntu afite umwanya bushoboka. none uraje urakamaso yisumere zirindazi ngo nindye. rigenyewe noneho urangije ufata n'ibindi umanyuramo 2 koko nta no gukaraba. reka ntabyo naryo. kero rya shaho ubushombe bw'akabye. bakubwiye ko nagiye mu musarani se ntafite ibikoresho nkaba nakoresheje intoki zanjye. mva nkubwire Stefa ngewe ntayo ndya rwose uko no kurya amabyi yawe. ubu se harayo ureba ku ntoki zanjye. reka kunsetsa koko. yewe umva rero ngewe ndayarya rwose. uyarye ntayawe n'ubundi uriye umwanda rwose kandi ubwo uratangira utake mu nda. hanyuma uti narozwe hayi wewe ntinde wandoze n'iki. mva harare nyerera ngaho rye ubundi ari wowe mu kanya urabutaka inzara. nyamara ndari nakuzaniye irindazi kugira ngo utaza gutaka inzara. mva nkubwire Stefano rya umwanda wawe rwose nirangiza uhaguruke uze dukore. ahubwo uze busho nta makuru ya rya soko twapiganiye yo kubaka imisarani yo ku isoko. reka nta kanono rwose wanyerukiye se ukabaza. mva ubu se ntimusanga boss akaza agasanga ntihari namubwira iki? simba marise nakubaza simbura icyo mubeshya. genda ubaza amakuru yewe tutazabura akazi.